Wow, porici yahiye imeze neza umva. Niyo waba udakunda porici iyo wayirya. Porici itetse gutya mu mureti, yaba umwana yaba umuntu mukuru arayemerewe. Kandi iba yuzuye intungamubiri umva zimwe zidasanzwe. Yego, murabibona ko bisa neza. Niba uri mushyashya hano, banza ukore subscribe. Halo abantu mwese mukunda Jose Official TV, ndabasuhuje cyane cyane abantu mukomeje gukanda subscribe, mukomeze mudushyigikire. Rero tugiye guteka porici yacu irimo mu magi. Ngiyi porici dufite, iyi ngiyi yanditseho white oats. Murabona ukuntu iba imeze neza, ibisa neza. Dufite n'amagi 3 hariya. Yego, murabibona intungamubiri zirimo, ntabwo byose ndi bujye kubisoma kuko sindimo. Yego, muzayigure muzayikoreshe muzambwira. Hanyuma dufite n'amata makeya turi buze gushyiramo. Turabanza dufate porici ibiyiko 3, urumva nibyo ngiye gukoresha kubera amagi ni 3, ndakoresha ibiyiko 3 kugira ngo porici itaza kuba nyinshi ikaruta amagi nanone bikabiha. Ushobora gukoresha ibiyiko 3 binini cyangwa 4 muri ariya magi birahagije. Ibi ni ibiryo ngende buha umwana w'imyaka 4. Yego, mu gitondo akibyuka nta kindi kintu arafata. Murabizi ukuntu abana badakunda amagi, murabizi ukuntu abana badakunda porici kandi biba birimo intungamubiri. Rero urabifata ukabivanga ukabikoramo umureti kugira ngo umwana aze kuryoherwa n'abantu bakuru. Yego, rero porici tugiye kwinikamo mu mata. Murabona dushyizemo amata, reka twongeremo andi. Ndabona aya ngaya yabayemo makeya. Amata yo urimajina, ntabwo ari ngombwa ngo kuvuga ngo urashyiramo angana iki. Reka twongeremo andi mata nyine nta kibazo. Rero iri ni ifunguro ushobora gukoresha umva igihe kinini umwana atararirambirwa, kandi nawe utararirambirwa. Ni ukuvuga ngo ngiye kuba umwana w'imyaka 4 nk'uko nabivuze. Turayinika imara iminota 30. Muri iyo minota 30 rero ndaba ndi gutunganya utundi tuntu, gukata imboga, kugira gute, ariko ngiye kuyana nabikoze mbere nta kibazo. Reka tumene amagi 3 niyo turi bukoreshe. Wowe uzakoresha iyo ushaka bitewe n'umubare w'abana ugiye guha. Rero ibi ngiye kubiha umwana w'imyaka 4, ariko ntabwo ari bubirye wenyine, ndahaho n'undi bashobora kubirya ari 2 cyangwa turareba. Kuvuga ngo reka tumene amagi 3. Nimba uri mushyashya hano wibuke gukora subscribe, kandi ino video uyikunze ukore like, ushyireho na comment. Ibi ni ibiryo bishobora gutuma umwana yongera, yaba mu burebure yaba mu gihagararo cye, nyine akakura neza. Kizemo akunyu gakeya kabarirwa ku ntoki, ntago namenya ngo kizemo ariko ni gake, ni munsi y'igice cy'akayiko kugira ngo ikintu kitaza kubamo cyinshi. Yego, turavanga gutya mpaka amagi abanze anoge. Turafata rero za mboga zacu, ibitunguru, karoti, puwavuro n'urunyanya. Nari nabitunganyije gutya. Kwa kundi urunyanya ntabwo ushyiramo iby'imbere, ushyiramo cya kintu cy'inyuma kiba gikomeye. Urabona ko abana ntabwo bakunda imboga mu busanzwe, ariko iyo bivanzemo gutya barabirya. Yego, tujye twibuka gushyiramo imboga. Noneho ya porici yacu nayo murabona yabaye nk'ibyimbamo gakeya, nayo tuyishyize mu magi na za mboga. Murabona ko bisa neza ku muntu uwo ari wese yabirya, yaba umukuru yaba umutoya, kandi byamuryohera. Noneho uravanga bibanze bihure byose, amagi yivange na ya porici, harimo n'amata. Murumva amata arimo intungamubiri zitandukanye, amagi arimo intungamubiri, porici nayo nuko hakiyongeraho imboga. Murumva ko ni ifunguro ryiza, yaba ku bana, ku bagore batwite n'abonsa. Iri funguro ndaribatuye. Yego, rero turabivanze biranoze byose. Tugiye gufata isafuriya yacu cyangwa se ipanu, uko wabyita, ipanu, isafuriya, icyo ushaka. Turashyiramo amavuta. Nshyizemo amavuta menshi ariko ndongera nyakureho. Ngenda abanza nkayitosa
ipanu yose ukayuzuzaho amavuta, warangiza byamara gushyuha ukayasuka mu kantu, ikintu kitari bupfe mu itasi. Ngewe nkunda gukoresha nk'itasi, hari itasi nifatiye nkunda gukoresha, nkayagabanyirizamo nkaza kuyatekesha wenda ibya saa sita. Iri ni ifunguro nkunze guha umwana mu gitondo. Wow, noneho rero reka dushyiremo ya magi yacu, rwa ruvange, sinzi uko nabyita, rwa ruvange, mba turi bubyita umureti, ntabwo biraba umureti ubu ngubu, rwa ruvange rw'ibintu byose twavangavanze turushyizemo. Noneho turagira gutya n'ifoke tubanze turinganize byose, hanyuma ikintu dukora kugira ngo bize kutworohera, turaba dushyizemo umuriro mwinshi bibanza bimere nk'ibishyuhaho gake, ariko kugira ngo bidashiriramo hasi turagabanya umuriro dupfundikire. Ngabanyije umuriro, ndapfundikiye iminota 5, ukongera ukagaruka. Urabona nyuma y'iminota 5 byabaye nk'ibikomera no hasi hegutse. Noneho tugiye kuhindura uruhande rwo hasi, narwo turushyire, urwari ruri hasi turushyire hejuru gutya. Murabona ko bisa neza kandi wow, bise bikunda. Ndongera ngabanya umuriro nanone, pfundikire. Ubundi urabanza ugashyiramo umuriro ukaba mwinshi, ugahita ukupa, ukagabanya akariro kakaba gake, ubundi ugapfundikira. Rero iminota 5, ubwo ni iminota 10 mbitetse. Wow, murabibona ko wahiye no hasi, nta nubwo byashiririye. Ubona hariho akantu k'akagorudeni, aka kabara agenda gakunda ku biryo, cyane cyane nko ku muceri, ku mureti, ndagakunda kajya gushirira ariko ntibishirire. Ego, murabibona ko bisa neza. Tuwushyize ku isahani. Umva nimba ari aho usimbukije ugasanga video igeze, ukore subscribe, ukore like, ukore comment, mumbwire ikintu mwifuza ko utanzabatekera, mumbwire ko mukunda video zanjye cyangwa se mutazikunda, mumbwire ibyo mwifuza nyine ko mbaha. Murakoze cyane, naho ubutaha ibi biryo ngiye kubigaburira umwana kandi araza kunezerwa. Mugire ibihe byiza, murakoze kureba video.